Ndi umukobwa, icyo gihe nari mfite imyaka 18. Nakunze umuhungu duhuriye ahantu ikigo cyacu cyari cyagiye gukina. Yari yiyicariye ahantu hirya atanatwitayeho rwose. Maze udukobwa twari inshuti zanjye dutangira kunyongoza ngo nshaka uko namwendereza kuko twari twamutinye. Bitari ukubeshya cyangwa kwirya, abo bakobwa nta numwe wandushaga ubwiza, bose baranabyivugiraga. Ni nayo mpamvu bansabaga ko namwendereza, wenda yareba ubwo bwiza bwanjye bigatuma abaha akanya ko kubaganiriza. Umusore yari yiyicariye atuje akurikiranye umupira, ari nawo wari watuzanye, kandi koko uwo musore yari mwiza bitangaje. Bacuti banjye bakomeje kunsaba ko ngerayo, nza kubyemera, mba ndagiye nicara hafi ye ntangira kumwendereza. Bambwiye ko nagenda nkamwendereza nkamuganiriza, ariko namara gusa nk'umuganirije gato nkahita nigendera. Niko kugenda niyicaza hafi ye, ndamusuhuza, n'aba bakobwa bari bamupfiriye nabo baramusuhuza. Hanyuma ndamubaza nti ese ubundi ibitego batsindanye gute ko ntari imari? Abanza guseka ati ni 1-0. Mba ndamubajije kubanje guseka. Ntago ngusetse. Ati se none ukoze iki? Yahise aseka cyane arambwira ngo impamvu nuko umbwiye ngo ni wari uhari, kandi aho wari uhagaze nakurebaga. Numvishe nsebye mbura aho nkwirwa, ariko nihagararaho ndamubwira nti okay, noneho umfashe nk'umunyamanyanga. Yaranshubije ati wapi, bibaho kabisa, ahubwo ngo ufashe nk'umuntu kuko ibyo ari bimwe mu biranga ikiremwa muntu. Twakomeje kuganira, ubwo bagenzi banjye bategereza ko mvaho nk'uko nari nabibasezeranyije, baraheba kuko nanjye numvaga naryohewe nashaka kumuva iruhande. Nakubeshye, nibwo nari mbonye umuhungu mwumva nishimiye uburyo aganiramo adashyize imbere ibikabyo, ahubwo yoroheje ibintu. Byatangiye bityo kuko ku ishuri ryacu bakaniraga cyane, nta na phone nagiraga. Tugiye gutandukana namubajije nambaye, arazima, nzandika ku gapapuro. Ngeze mu kigo nakuyemo imyenda, sinibuka kuzivanamo ngo nzibike, ahubwo aho mbyibukiye ndazishaka ndazibura. Umukobwa umwe muri babanje twari kumwe ambwira ko bagenzi banjye aribo bazinyibye. Nihagararaho sinatera itiku. Namaze iminsi nta mahoro namba mfite, nkumbuye kubona wa muhungu. Gusa nza kugira gutya nsaba umujama umwe mu kigo wari warananiranye, nuko aratoroka ajya kunshakira za nambaze. Mubwira uko ateye n'amazina ye, ahita ambwira ati sha sister, uriya mujama uramushakaho iki ko ntekereza ko kandi nawe atagukundira kugutakariza umwanya. Nimara kumva ayo magambo numvishe baziranye, ndishima cyane, mpita mubaza uburyo twabonana. We akomeza kumbwira ko atari mwiza, nje mvunira ibiti mu matwi kuko nari naramusariye bihagije. Umujama abonye nahiye cyane yarambwiye ati okay, niba wanze kunyumva, wowe ushaka umwanya nzakujyana mu kavumo ke aho aba mubonane. Byihuse nahise nsaba uruhushya rujya kwa muganga, ndirembesha. Bamundi mukobwa arantwara, gusa uwo mukobwa nawe yakinaga nyinshi. Twageze kwa muganga tumaze kubona impapuro turi bwerekane ku ishuri, ahita yigira muze, nanjye njya kuri wa mujama kumureba. Tugezeyo nasanze ari kumwe n'abandi bajama babiri n'umukobwa umwe. Babazwa nuko nsanze uwo mukobwa ari kumukorakora. Tumaze kwinjira, wa mujama ari wanjyanye yahise amuhamagara ati ngwino uvugane n'aka kabebi, ni kakandi nakubwiraga. Wa muhungu yaragurutse aza asa n'udandabirana, kagakobwa bari kumwe kandeba nabi ukuntu. Twagiye hanze gato, tuhageze numva muri nge sinzi ukuntu mbaye, mpita musimbukira ndamuhobera cyane, ndamugundira, nawe arandeka ariko biramucanga. Hashize nk'iminota 5 ndamurekura, numva nsa n'uruhutse, ariko ibimwaro byari byandenze n'amarira yashotse. Yahise ambaza ati ubaye iki ko warize? Nanjye ni sinzi impamvu ndize, gusa sinzi nuko bije. None se niki kigutinyuye kuza hano no gutoroka ishuri nguje kundeba? Nahise nongera kumva ntazi uko mbaye, amarira arashoka, ntangira gutitira. Ndamubaza nti urankunda? Yahise yikanga ati umva muko, mbabare wikuremo ibyo bikurimo, ntuzongere na rimwe kuntekereza kuko nge nta keza kanjye, nta rukundo na busa nigirira.
nge sheri wanjye wa mbere ni ibiyobyabwenge kandi n'inshuti zanjye za mbere nizo dusangira ibiyobyabwenge, maze ibindi byose ni ubusa. Ikindi ndagusabye ntuzongere kuza hano kuko sinkeneye namba kukwangiza, dore uracyari muto, genda ukurikirana ishuri ryawe utuze, uzaba ukundana haracyari kare, kandi n'abasore beza mu gihugu barabyiruka buri gihe, ntuzababura bagifite n'ubumuntu. Naho nge wangiritse nta kindi nakumarira usibye kugukururira ibibazo gusa, nta kindi. Fasha rero uve hano, sinshaka namba kukwangiza, nge nkorana n'abamaze kwangirika, nabo gusambana nabo nibabuze. Umuhungu amaze kumbwira kuriya nahise numva ncitse intege, amarira aramanuka, agahinda karandenga, ndetse arangije ahita mfata ukuboko arambwira ati kwanza tugende guherekeza usubire ku ishuri. Twaragiye angeza ku rupangu rwaho yabaga, ahita nsezera ati ceceka kandi ugenda amahoro, ndetse ujye uhora uzirikana ibyo nakubwiye ko ntashaka na rimwe kongera kukubona hano ukundi. Narasohotse ndagenda, ariko nacitse intege ku buryo numvaga nsuzuguritse cyane, ntacyo maze. Ariko biratinda ngeraho nyamukobwa wari wanzanye kwa muganga yari yambwiye ko ndi bumusange muri geto y'abasore, nsanga rwahanye inkoyoyo, umujinya uranyica, nicara hanze nihebye cyane. Bageze aho barafungura, batangira kunzanaho udustori nari mbahitanye. Umukobwa yahise yitunganya nicaye handi njunjamye, byanyobeye. Icyo gihe uwo mukobwa niwe wari uzi gusa aho nagiye, yahise atekereza ko wenda bamuhohoteye, agira vuba tugenda mu muhanda, maze uko byagenze ndamubwira, arahigima araceceka. Turagenda no mu kigo mbibwira agakobwa twari inshuti cyane, kangira inama yo kubyikuramo kakanabimfashamo, kamba hafi, ariko bikanga. Nkumva iteka wa musore akaguma akunza mu mutwe. Nakubeshye nanjye nibazaga ibiri kumbaho bikanyobera, nibaza niba yari yarandoze bikanyobera. Naje kugera aho biranga burundu, nsa n'umurwariye amuru. Yewe nangira no gutsindwa, numvishe binyobeye, nongera kwigira inama yo gusubirayo nkamwiyahuraho wenda kanyica. Nasabye uruhushya rwo gutaha, bahamagara mu rugo barabibabwira. Mu rugo barabyemera ngo nahe, ndangije nsohoka ikigo ngana kwa wa musore. Ngeze ku rupangu natinye kwinjira, igitima kiradiha, ariko biba bya bindi ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Ndasunika ndinjira, ngenda ngana ku kazu yabagamo. Nkoze ku muryango numva hari abarimo bikanze, kuko imirindi yabo nayumvaga idiha n'icyuka kitabi ryinshi. Ndikanga ndanga, ndinjira, ngezemo nsangamo abasore babiri bafite ibyiso byashiririye. Na wa musore narinje kureba nari narihebeye, akimbona mbona acitse intege, abarahagurutse ashaka kunsanganira. Bya bisore biramufata biti tuza sha, reka umwana yinjire. Kimwe cyahise kiza kinsanga, gihita gishyiraho urugi. Umusore aratakamba ngo nsohoke, numva nanjye ndatinye. Noneho mbona ko ibintu bikomeye, nshaka gusohoka, cya kindi cyafunze kiba kiramfashe kiti garuka sha. Cyatangiye kunkorakora, kindi gata ku matama, kinuka ikintu bise urumogi kandi gitinyitse cyane. Natangiye kurira, kiba kirankanze kiti ceceka se nyine wanshinziwe, hari uwakuzanye hano? Nakubeshye, nubwo nari mfite ubwoba, numvaga n'umutima wanjye mfite n'ibyishimo, kuko narebaga ukuntu uwo nihebeye yamangayikiye cyane. Mwumva basi ngize akizere ko kuba yaba nkunda, mwumva mu mutima wanjye nibura ndatuje, umuhangayiko nari mfite uragabanutse. Byageze aho mbona noneho ararakaye, abakuye urwuma rurerure munsi y'uburiri, ahita afata kimwe ati ndavuze ngo mwese mbabure hano mutarabyutse ibisazi byanjye. Bya bisore byahise bihekenya amenyo, bimureba nabi, biragenda. Abonye birenze, mbona garuye agatima, yicara ku buriri, yifata mu mutwe ariruhutsa. Muri nge nagize ubwoba buvanze n'ubwuzu, mwumva namwegera nkamuhobera, nkamuguyaguye, ariko nanone nkagira ubwoba ndebye urwuma afite uko rureshya, nkanibuka n'ukuntu arukurayo yari afite umujinya udasanzwe. Igihe narwanaga n'umutima, yahise ahindukira arandeba, mubika umutwe, ndarira. Ahita ahaguruka, araza aramfata ukuboko, anyicaza ku buriri, akurura agatebe kari hirya akantereka imbere, anyubura umutwe, duhuza amaso, ati mu by'ukuri urashaka iki? Njyewe rero n'amarira nti n'ukuri ntako nagize ngo nkwikuremo, narwanye n'umutima nshaka kukwikuramo birananira. Aho kugira ngo umvemo
ahubwo nkarushaho kukwiyumvamo no kwiga byananiye, ubu ndatashye nicyo narinje kukubwira. Akimara kumva ayo magambo yacuritse umutwe hasi gato asa n'utekereza, hanyuma ahita amobera cyane anshyira mu bituza, numva noneho byose bibaye bishya, ibyishimo bintera amarira adasanzwe, ndarira cyane nk'umwana bakubise. Anyubura umutwe andeba mu maso arambaza ati none se kurira kandi ntago aricyo washakaga? Njyewe rero n'ikiniga cyinshi mfureka cyane mvuga ibitumvikana neza ati nukuri ndagukunda. Ubwo nawe nagiye kubona mbona arahindutse mu maso arambwira ati nanjye ndagukunda kuri ubu. Burya wa munsi wavuye aha naruseho kukwiyumvamo bidasanzwe, gutekereza buri kanya, ariko ngerageza kubirwanya kuko nifuzaga namba kuzagira uruhare mu kwangirika kwawe. None rero ubu mbuze icyo nakora kuko mbona kukwihunza nabyo ntacyo biri kumara. Nahise nsara, noneho mba ndamusimbukiye ndamugundira, amagambo aranshirana, numva naguma mufashe tukigumanira. Byageze aho aranyiyaka ati gerageza gutuza muri wowe, nanjye ndagukunda, gusa kuzajya uzaha byo byibagirwe, hanyuma kandi ngwino tugende nguherekeze gutega utahe ntiwabireka. Si ukubeshya, natahanye ibinyamuneza bitangaje ku buryo nibazaga icyo ndi bubwire mu rugo kandi babona ndi mutaraga. Maze kugera mu rugo nagerageje kwirwaza, banjyana kwa muganga babura indwara. Mu rugo baranyiha ngo nari mbakumbuye, banyitayeho iminsi 2, ari nako mvugana na sheri wanjye nakunze bidasanzwe mu buzima bwanjye, ku buryo nanjye nibazaga niba haricishwa hayamaye bikancanga. Nasanze ari umusore w'indakemwa mu mico no mu myifatire, kuko yanganirizaga neza binejeje kuri phone, ndetse akama n'impanuro nk'umuntu nyifuriza ejo hazaza hazima. Niyanyemereraga ko twavugana amasaha akuze, akambwira ngo nduhuke kuko kuvuganira kuri phone nijoro byanteza ababyeyi kurwara umutwe, akansaba kugabanya ibisazi by'urukundo binyirukankamo kugira ngo nzabashe gukurikirana ishuri neza. Igihe cyaje kugera rero cyo gusubira ku ishuri, sinabimubwira ko ndi bugende kugira ngo nze kumukorera surprise. Ndagenda ndakatisha kuko papa ntiyari afite umwanya wo kuntwara, ariko byarananshimishije. Nicaye negereje ko amasaha agera, numvaga nashyuhagujwe, hanzamo igitekerezo cyo gushaka akantu namugurira ko kumushyira. Ndagenda ngura akarabo n'agapira keza cyane katukuraga. Nicaye mu modoka, nagiye nibaza ku cyaba cyaramuteye kwishora mu biyobyabwenge n'ukuntu yari umusore mwiza kandi w'imico myiza. Biranyobera, gusa niyemeza ko nzakimubaza kandi ngakoresha uko nshoboye ibiyobyabwenge nkabimukuraho. Ngezeyo nururutse imodoka, amaguru sinayakoza hasi, ntirafone ngo muhamagare kuko yari yarambujije kugera iwe ntamuhamagaye. Fone ye ntiyacamo, numvishe ntayo umutwe, mara nk'iminota 20 ntegereje, ndayinyuzamo bikanga. Mfata umwanzuro wo gufunga umwuka nkasubira iwe, yashaka kamena, niko gufata akayira njyayo. Ngeze ku gipangu ndasunika ndinjira, ngeze ku muryango numva ijwi ry'umukobwa usa n'uri gukorerwa imibonano, numva mbaye nk'umusazi. Noze ku muryango numva yamajwi numvaga ngo cwe, nabuze icyo nkora ndakomanga, barafungura mbona ko ibyo numvaga nibyo. Umukobwa aryamye ku buriri bwa sheri wanjye, ari we ufunguye yambaye eswime. Akimbona abura icyo akora, nanjye mitamba nk'igicucu, ngiye kwikubita hasi aramfata ahita njyana ku buriri, abwira wa mukobwa namubwira nabi ati va mu nzira kandi hita wambara ugende. Yaramungije anyitaho bishoboka, maze nanjye si ukwirya we, gusa umwanya namaze cecetse mumirije anyitaho yanyiyegamije. Natekereza icyo nakora nkibaza niba namubwira nabi bikanshobera burundu. Yakomeje kunyitaho akajya anzunguza nkaceceka. Ageraho yenda kurira, numva ko yataye umutwe, mpita nkanura amaso, nyimureba amarira ahita ashoka aramanuka ku bwinshi, nawe akajya yahanagura ansaba imbabazi, arambwira shu nukuri mbabarira wihangane ureke kurira, urabizi narabikubwiye ko nubwo ngukunda mfite imico mibi yananiye yamaze kumbaho akarande, niyo mpamvu ntashakaga ko ukomeza kunkunda kuko ntagukwiye. Ubundi nahoze ndi nk'ababandi nderwa n'ababyeyi ba mindero nziza, ariko nyimara kubatakaza nananiwe kubyakira ku buryo mba numva nta na kimwe cyatuma numva ntuje usibye ibiyobyabwenge, kandi nyuma yo kubinywa akenshi binyobora nabi ugasanga nkoze nka biriya unsanzemo. Nahoranye mushiki wanjye wankundaga, yapfiriye rimwe n'ababyeyi banjye, yarageze mu kigero nk'iki cyawe, niyo mpamvu numva nkubashye, akenshi iyo nkubonye nkubonamo ishusho ye.
twari dutunze ntacyo tubuze, hanyuma duterwa n'abantu mu rugo twari dutuye muri Kongo ari ninjoro, bica data na mama babaka amafaranga. Nyuma mushiki wanjye nawe yashatse kubyivangamo, bamurongora ndeba, barangije bamuteragura ibyuma mbireba aho nari nihishe. Nari naraye mvuye kwa tante kubasura, nta wari uzi ko natashye, ariyo mpamvu narokotse kuko bari bazi ko nahari. Kuva ubwo Kongo nayanze urunuka nyivamo nzinaha, yewe na tante ntazi yomba. Ubu ko nibereyeho ni mu miguruko gusa. Si ugukabya sheri, ibi yarangije kubivuga twese twarize. Bwa mbere mbona amarira ye nari narigeze mbona na rimwe. Numvishije ndushijeho kumukunda, naniyemeza kuzakora buri kimwe cyose gishoboka ariko bikamushiramo. Uwo munsi ntacyo yambajije kijyanye no kuryamana, ahubwo namuhaye ibyo nari namuzaniye, turateka ndarya, ahita amerekeza ku ishuri, ninjira mu kigo. Hashize iminsi yaje kurwara, nshaka ibinyoma mbeshya njya kumusura. Ngezeyo mukorera ibishoboka byose, mwitaho, ansaba ko nataha, ariko ndebye uko ameze birananira, kugenda ndarara. Murabyumva namwe, twagize icyo dukora, gusa ntabeshye ninjye wabimuhatiye atabishaka, ngamije ko atazongera kubikorana n'abandi, ananyemera ko atazongera kunca inyuma. Kurara byaje kunkoraho biba birebire, no mu rugo baraza bamwishyiramo cyane, ndetse papa amugendaho akamurega nkamurwanaho, nanjye ngera igihe mba igicibwa. Nyuma baje kumpima bansangana inda na sida. Nkibimenya kubyakira byarangoye. Igihe nateganyaga kujya kubibwira sheri wanjye, ngiye kumva numva ngo yapfuye. Mba nk'umusazi, gusa njya kumushyingura ndyumaho. Ubu mfite umwana w'umuhungu w'amezi 2, sida narayakiriye, ndafata imiti nk'abandi, gusa ntakubeshye papa simwiyumvamo, mba numva ari we wicishije sheri wanjye. Ngaho rero nguko ni bwa buhamya buba butariho ivumbi, ni bwa buhamya wumva ukavuga ati Paradizo TV rwose ibi mudukorera ni biki. Reka rero mbabwire ngo niba utarakora subscribe urimo uracikwa, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyiza byinshi tugenda atukugezaho. Tuguma dushimira mwebwe mwese mwatweretse yuko mukomeje gushyigikira ibiganiro byacu, ndetse mugakora na subscribe. Nyagasana akomeze abahundagazeho imigisha myinshi cyane. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka rero mbifurize kuguma mugira ibihe byiza. Reka tubonane ubutaha, muhorana na Bukalifu. Bye bye.